so ni ikiganiro rero kigikureba ku mpinduka mu bijyanye n'amanota y'ibizamini bya leta. Uyu munsi turibanda ku manota yasohotse y'abasoje amashuri yisumbuye. Harimo impinduka, iyo utagize 50% ubwo uba watsinzwe, nta diplome bazaguha, nta nubwo wemerewe kwiga kaminuza, ubwo uzasibira cyangwa se uzakora candidat libre. Ikindi muri ya masomo y'ubumenyi ngiro, isomo nyamukuru ugomba kugeramo 70%, utayagira ahandi yose waba wagize niyo wabyujuje ubwo uba uguye munsi y'urugo. Baraza kubidusobanurira. Ikindi ababyeyi bunoneho n'abanyeshuri mushobora kumenya ngo nagize angahe mu isomo iri niri, atari kwa kureba ngo ni ibyiciro ngo ndi mu cyiciro cya mbere cya kabiri cya gatatu. Ikiganiro urubuga rw'itangazamakuru mudufashe twakira abatumirwa bacu. Turi kumwe na Ministre w'uburezi akaba ari Honorable Joseph Nsengimana. Murakaza neza Minister. Yego. So ntabwo mpita mbasobanurira ngo ni muntu ki, muramuzi, ni Ministre mushya dufite kandi utangiranye n'impinduka. Nabonye abantu benshi mwishimiye. Ntabwo ari wenyine, turi kumwe kandi na Dr. Bahati Bernard, n'umuyobozi mukuru wa NESA. NESA ni ikigo kigenzura niba amashuri ari gukora neza, ni nacyo gitegura bino bizamini yemwe kikanabikosora. Murakaza neza Bahati Bernard. Yego, muri sanga. Yego, ibintu ni sawa. Dore muganuye umunyamakuru banegeye. Muravuganuye kubutangiranye na Minister Joseph bifata ute? Umunyamugisha nanjye ndabakiriye cyane. Ndabwo bwa mbere aje, nirawe nibwo bwa mbere. Urumva ko tuzabana n'ikindi gihe kirekire kandi tuzanakorana neza. Yego, ni karibu rwose. So dutangire rero hari impinduka nkomojeho, nzikomejeho nk'umunyamakuru, mwebwe murahibereye nk'abayobozi ba nyirabyo. Duhere wenda ku mitsindire, hanyuma zirampinduka tugende tuzinjiramo n'amanota bizamini bya leta barangije amashuri yisumbuye, ibyiciro byose kuko harimo bitatu. Yego, mwayatangaje kwa gatanu, ijambo n'iryanyu. Nakoze cyane. Tunejejwe kuba turi hano kugira ngo tuganire kuri ibi byerekeranye n'amanota twatangaje ejo bundi, ariko ngira ngo yenda twabanza kuganira ku byerekeye impamvu izo impinduka zaba impamvu kandi gusohoka dutega amatwi ababyeyi, abanyeshuri na rubanda batubwiye yuko babonaga uko amanota yatangazwaga batabyumva, batabisobanukiwe. Baravuga ati mwarushaho kugira ngo mubidusobanurire tubyumve. Ikindi bakavuga ati dushaka no kubona amanota y'abana bacu bakoze bate, aho kugira ngo mutubwire ngo bari mu cyiciro, ariko amanota yabo yagenze ate, bakoze bate mu mibare, mu kinyarwanda no mu masomo yose bafashe mu ikizamini. Rero ibyo twakoze ubu ngubu kwari kugira ngo dukore ibyo ababyeyi badusabye. Mbere na mbere kwari kugira ngo dusobanurire abanyarwanda bose uburyo aya manota ajyaho. Niyo mpamvu twavuze umunyeshuri akora ibizamini, ibyo bizamini bigakosorwa. Byamara gukosorwa ukavuga ati umwana yatsinze cyangwa ntabwo yatsinze. Ibyo bikaba biri very clear. Yabonye amanota byibuza 50% cyangwa ntayo yabonye. Aho ngaho nuvuga ngo bisobanuke, umuntu wese abyumve. Ni nayo usanga biri a bit complicated. Okay, umunyeshuri azakora ibizami atsine kuri 50 average, ariko bihagarara aho ngaho. Nakuvuga ngo uzagomba no kujya kongeraho ibyo bitaga two principal pass. Ibyo ngibyo twabikuyeho. Ibyo rero nabo twabajije baratubwira ko noneho bisobanutse, babyumva kandi abenshi barabyishimiye. Ubwo rero ni ibyo ngibyo byahindutse, ni impamvu byahindutse. Ibyo nakongeraho nuko abanyeshuri batashoboye gutsinda nabo twabashyiriyeho uburyo bashobora gufashwa. Nk'umunyeshuri utashoboye gutsinda ashatse gusubiramo kugira ngo yongere yige, yongere akore n'ikizamini abinyujije mu gusibira, ibyo ngibyo tuzamufasha. Nawe uzabishaka gusubiramo ngo abibure, agaruke ku ishuri yigaho cyangwa n'irindi shuri riri hafi ye, ariko asubiremo ashobora gukora ikizamini. Ibyo ngibyo tuzabimufashamo. Icya kabiri, udashatse gusubira mu ishuri ngo wongere wige, ushobora kuba candidat libre. Candidat libre kwiyandikisha, hari n'ibigo twasuzumye ndetse hari n'ibindi bikomeza kwiyandikisha kugira ngo bizajye babafasha mu kwihugura, bitegure none bazafate examen nka candidat libre.
so ibyo rero nabyo bizabafasha nabwo n'ubundi buryo bashobora gukoresha yego so ibyo rero niyo twavuze tuti abanyeshuri batashoboye gutsinda ntabwo twabareka gusa ahubwo reka nabo dushaka uburyo tubafasha icyo tugamije ni ukugira ngo abanyeshuri bige bamenye banatsinde banakomeze nicyo tugamije ariko abanyeshuri banyuze muri sisiteme nabo aho kugira ngo usunikire hirya ngo genda wirwarize bazajya bagomba kwerekana ko bafite ubumenyi ko babishoboye kugira ngo nibajya no muri kaminuza bashobore kwiga koko nawe ubundi usanga umuntu ararangije umusunikiye muri kaminuza nawe ararangije gutyo ariko nta kintu gifatika azi rero ibi ngibi ntabwo byadufasha mu gihe tugamije kugera kuri vision 2050 nyakubahwa perezida yashyizeho tugomba gukaza umurego kugira ngo abana bavuye muri sisiteme baba bafite ubumenyi butuma bazagiza u Rwanda kuri iyo vision 2050. murakoze cyane minisita. So inshuti mukuru iki kiganiro urubuga rw'itangazamakuru mutegure ibibazo byacu muganire n'abatumirwa bacu twagusaba noneho tukareba uko imitsindire yagenze. urakoze cyane arakoze minisita abivuze neza ku mpinduka zabaye numva ntacyo yibagiwe yego nuko uko rero abanyeshuri batsinze mu by'ukuri nkuko kuri tekinike baradufasha badushyirireho imibare badushyirireho infographics yego yes mu by'ukuri muri uyu mwaka abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bakoze ibizamini abari biyandikishije bose bari 91,713 muri bo abakoze ibizamini ni 91,198 ubwo ni ibyiciro byose abiga uburezi rusange abiga imyuga n'ubumenyingiro ndetse n'abiga ari amasomo yandi nko kuzafasha abafasha b'abaganga bose rero bashyize hamwe nuko 78.6% by'abo bana bagejeje ku bipimo bujuje ibipimo bisabwa kugira ngo umuntu avuge ko yatsinze muri abo bose rero 50% akaba ari abahungu hanyuma 49% akaba ari abakobwa tugiye rero mu byiciro bitandukanye nk'abana barangije mu burezi rusange ari byo twita mu ndimi z'amahanga general education nuko muri bo abakoze bose ibizamini bya leta bari mu 56,300 muri bo abatsinze ni 67.5 abahungu bakaba ari 41.8 abakobwa ari 58.2 utari waharenga se bamubajije ikibazo ko abagore muri benshi ari abagore bwinshi bwaje bwo nta doubt birimo ahubwo ngewe ndimo ndatekereza icyo nza kuza kubaza minisita kijyanye n'iriya gahunda yavuze dufite vision ya 2050 urambabara ko wenda mpinduye gatoya mubyihoreye tugume ko abahati nagira ngo umubaze icyo kibazo cy'ubwinshi bw'abagore bakitubaza kiriya nanjye nta kidusubize rero urumva umubare w'abatsinda ku bakobwa n'ubundi ni imyaka yabanje abari mwinshi ururi imbere oya muri rusange ntabwo ari bo benshi ahubwo muri bira bya general education nitujyamo noza mu bijyanye na tekinike niho turasanga abakobwa ari mbarwa nta kigwanya ngo kibazo bo ni bakeya ariko habaho harubo icyo bazi kuturusha twe dufite speculation twumva kuvuga ngo ntabwo bakunda birano bya general education cyangwa se byo gukunda n'imyuga ariko wenda afite impamvu kuki umubare w'abakobwa hari aho uba uri mukeya nko muri iyo section ariko wareba nanone mu bumenyi usa ndo ko bivuze ugasanga n'ubundi bo bakiri benshi ho kuki abakobwa bakunda kuba ari bakeya aho wenda nuko navuga ko abanyeshuri biga uburezi rusange ari byo general education iyo urebye mu by'ukuri haba harimo umubare w'abahungu n'uw'abakobwa munini ujya no kungana n'imibare bigaragara ku buryo ahubwo twishimira ko nk'uko bivuze muri iyi myaka ya nyuma usanga mu gihe ahubwo mu yandi masuzuma twakoraga abana b'abakobwa abanyeshuri b'abakobwa bagaragara ko badatsinda neza ariko muri iyi minsi muri iyi myaka ya nyuma urabona ko bakora neza mu byerekeye rero abiga amashuri ya tekinike n'ubumenyingiro ubwo tunareba n'abayigamo abayajyamo
kuko uramutse urebye umubare w'abayajyamo n'ubundi abakobwa hari aho utari mwinshi cyane. Ikindi kandi ibyo bakora n'ibiki ni ibintu bisaba sinavuga wenda gukesha cyangwa se imbaraga, ariko bijyana n'ubundi n'umubare n'ubundi baba bagiyemo. Si ukuvuga wenda ko ari abakobwa bari bake, ariko n'ubundi abigamo abakobwa bari bakeya. ubwo turebye ijanisha mu bakobwa hagati yabo, Yego. Yego. twasanga batsinda ku kihe gipimo? kuko hari abashobora kuba batinya no kujya kubyiga bazi ko bibakubita. Yego, imibare mfite hano ni uko igaragaza ko mu banyeshuri 30,730 bakoze biga mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, 96% baratsinze. Noneho mu bakobwa ubwabo bari bakoze ikizamini cya leta 54.8% baratsinze ikizamini, batsinze ikizamini cya leta. ubu nafata 54 nongereho 45, 97 n'ibice by'abakoze mu b'abana n'abakobwa batsinze ikizamini muri technical secondary. Twereke mu ijanisha ry'abahungu ubwabo muri seti ya muri ensemble yabo. Mu bahungu bakoze ikizamini cya leta biragaragaza ko naho 98 n'ibice 7 kuko cyo 9 nabo batsinze amasomo bakoze ikizamini cya leta. Abakoze n'ababashije kwiga imyuga ngiro byagenze neza. Igihe kizagera ahubwo abakobwa bagiye batsinda. Hari ikintu nibaza nkabuciye mu jambo, hari ukuntu mbere abakobwa batinyaga kwiga iyi myuga, iyo twita ngo ni imyuga ngo y'abagabo ngo ikomeye, yajya no muri TVET akajya mu byoroshye, cooking, hair dressing n'ibindi byoroshye, ariko ubu ngubu barajya mu magaraje, barajya mu bwubatsi, barajya gupima imihanda, dutwara ko wenda bisa nkaho biri danje ku bakobwa. Habayeho izihe mpinduka cyangwa se iyihe motivation kugira ngo b'abakobwa batinyuke nabo bisange muri ya myuga twita ko ikomeye kandi bakanayitsinda? Kuko urebye usanga amanota batsindiraho bagereranyije n'ay'abakobwa atari percentage, usanga umukobwa yabonye menshi. Habayeho izihe mpinduka muri TVET? Ikintu navuga ni uko ntabwo kuvuga abakobwa gusa, buriya imyumvire y'ababyeyi muri rusange kuri aya mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro yagiye izamuka gahoro gahoro ku buryo rwose muri iyi myaka ya nyuma minisiteri y'uburezi bicishije mu kigo cy'igihugu gishinzwe amashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro hakozwe ubukangurambaga buhagije ku buryo na bya byigishwa cyangwa se za eri abana b'abakobwa batinyaga n'ubu barazitinyutse bazigiyemo. Mu by'ukuri ni ubukangurambaga bwabayeho butuma abana b'abakobwa bitinyuka, ariko si n'abana b'abakobwa gusa. Muri ubwo bukangurambaga bwanarebye n'abandi banyarwanda bose n'ababyeyi mu myaka yashize gato, imbere ho gatoya, batumvaga ko umwana yajya kwiga amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ngo avemo agira n'icyo yimarira. Ubu reka mbahe urugero, iyo turimo dushyira abanyeshuri mu myanya kugira ngo mwumve uburyo imyumvire yazamutse, hari amashuri dufite yigisha tekinike, imyuga n'ubumenyingiro yuzura mbere y'andi mashuri n'aya ngaya abantu bajya bashaka. Amashuri yigisha neza, bigaragara ko abana niyo basabwe mbere no kurusha na gender education. Icyo cyerekana mu by'ukuri imyumvire yazamutse ku banyarwanda mu byerekeye inyigisho za tekinike, imyuga n'ubumenyingiro. Koreya y'Epfo ntabwo yatejwe imbere n'ubumenyi rusange. Gikomeza uduhaye imibare y'imitsindire twakurogoye, ariko wakomeza reka nkomeze ku banyeshuri bize muri mu kindi cyiciro ibyo bita professional education, ni amashuri yiga inyigisho mbonezamwuga, aho tuba twiteze ko umunyeshuri urangizamo ahita ajya ku isoko ry'umurimo akajya mu kazi. Aha rero kugeza ubu dufite n'ibyiciro bibiri, ni abanyeshuri bize kuzaba abafasha b'abaganga, aribyo twita associate nursing program, hanyuma hakaza n'abanyeshuri biga kwigisha abiga mu mashuri muri ayiti nderabarezi ariyo TSS. Aho rero uko imitsindire yifashe ni uko urebye abanyeshuri bize
mu mashuri kuzaba abafasha b'abaganga rwose barabikoze cyane barabitsinze hafi ya bose ku kigero cya 99%. urushinge bararutera barabitsinze hanyuma ariko n'ibisanzwe n'ubundi abiga mu mashuri ariya yo kuzaba abarezi TTC indangabarezi nabo barabitsinda cyane n'abanyeshuri babitsinda ku kigero kirenze cya 99%. Mu by'ukuri urebye aho ni uko bisanzwe baba babitsinda. Dr. Bahati ushatse baduha n'imibare y'abiyandikishije muri iyo professional education imwe nayo ni PE abantu barimo kubireba aho biri barabibona turebe kuko nursing ntekereza yuko nibuga kangahe bakoze cya leta gisoza ubwa mbere urumva aha ngaha rero mu bari biyandikishije kuzakora ikizamini byari 4,271 hanyuma bakoze ni 4,268 hanyuma batsinze 4,188 uko nabivuze ku 98% bashyize hamwe abo muri bazaba abafasha b'abaganga ndetse n'abazaba abarezi izo ni imibare rusange mu bazaba bafasha abaganga abagabo ni bangahe abagore ni bangahe bajya baduhugura mu itangazamakuru tujye twibuka kuko ari cyo kintu cya gender balance tukibaze ariko twakoze hano yari kumwe yose baza kuyireba twayibashyikiriza nta kibazo. Minisita aricyo wakomoza byabashimishije bingana iki ku bijyanye n'imitsindire performance y'abanyeshuri? ndakeka ko urebye ikintu nakongera ku byo Dr. Bahati yaravuze ni cyane cyane ku bijyanye n'abakobwa n'abahungu. urebye imibare y'abakobwa n'imibare y'abahungu ukareba n'uburyo batsinda bimeze kimwe. ubwo rero nta mpungenge biteye kuko icyiciro dufite abakobwa benshi mu ishuri n'abatsinda benshi ni abakobwa. aho ngaho urabona ko bigenda biri parallel. So iyo ni it's a good education. biratuma tuvuga tuti abana b'abahungu n'abana b'abakobwa bariho bigakina. nawe bari kururwa n'abandi biga culinary arts abiga hair dressing abiga gusasa no urareba guhera hejuru. reka tubanze turebe abiga ni bangahe hanyuma turebe abatsinda ni bangahe noneho tugende tumanuka twinjire noneho buri gace kose turi bariga gute baratsinda gute ni nange bajya noneho turebe uburyo tuzamura iyo mibare hose. kandi ikindi nakongeraho ni uko mwibuke ko twiyemeje yuko 60% y'abana bacu dushaka bazajya banyura muri aya mashuri ya TVET. uwo mwanya ntabwo turawugeraho. tugomba gukaza umurego ikangurambaga twakoze yego zituma abantu 1/3 cy'abajya muri general ariko tugomba gukomeza iyo effort kugira ngo tubazane kugira ngo bige bashobore kumenya ibyo biga kandi ntibibande ku kantu kamwe gusa nk'ibyo yavuze ngo gukora imisatsi ariko bige ibintu byose bige gukora amamodoka bige n'izindi zose twaza turi kureba kera n'ubundi umuntu wagizaga 50% babaga ari mbarwa none ni 78 n'ibice 6 twavuze iki kizamini banza cyo cyoroshye tuvugisha twabonye se tuyavuye ko televiziyo kibazo gusanga narasibiye ubundi niba aho ubona imibare iri hejuru yaba ari inkuru nziza kuko icyo twifuza ni uko nk'uko nyakubahwa minisitiri yabivuze umwana yiga agatsinda akanakomeza akajya kwiga. mu by'ukuri twe birenze n'aha byadushimisha kuko icyo dushaka ni ukugira ngo abanyeshuri batsinde. gusa ikizamini ntabwo umuntu yavuga ngo cyari cyoroshye kuko ikizamini dutegura kiba gifite ibipimo kigenderaho aho cyavuye aho ibibazo tubibaza uko biba bikomeye muri levels zitandukanye. twebwe dukurikije ibipimo tuba twakurikije dutegura ikizamini tuba tubona ari icyo kuba rero 78 baratsinze wenda tukabona ngo niyo baratsindiye kuri 50 waba ari benshi. twe ntabwo ariko twabibonye ahubwo kuri twe baniyongereye bakarenga 78%
byaba bidushimishije kurushaho. ndetse mugereranye nyine cya kizamini twe twakoraga nawe waragikoze bahatse wari n'umuhanga isi yose yari ibizi ko bahatse yari umuhanga ubigereranye ni kimwe ubwenge se bw'abanyeshuri bubu bwariyongereye imyigishirize se yaracyajwe kurusha cyagiye dukora ibyegeranye biragoye guhita umuntu wenda ahita asubiza icyo kibazo atarakora isesengura neza ngo arebe ibizamini by'icyo gihe byabaga biteye gute, byategurwaga gute, karikiramu yari imeze gute, ariko reka wenda ngire kimwe nkomozaho nubwo navuze wenda ko nta bushakashatsi. Buriya hari igihe nk'uko babivuze abantu bize mu minsi yo hambere n'abarimu bumvaga ko ikizamini cyiza ari ikizamini gihambiye. Umwarimu akumva ko ikizamini yateguye abana ntibakigiramo 70-80 aho yakwishimye akavuga ati baramutsinze. ubundi rero ikizamini cyiza ntabwo ari ikizamini gikomeye. Ikizamini cyujuje ubuziranenge ni ikizamini gikorwa n'abana b'abahanga cyane, hakazamo ikizamini kiba kirimo ibibazo bishobora gukorwa n'abana benshi bari mu ishuri, yewe n'ibibazo bishobora kuza gukorwa na ba bandi bagerageza agace. Iyo rero ufite ibipimo bitegura ibyo bizamini usanga ibyo bibazo byose birimo. Ntabwo rero tubona ikizamini ngo cyujuje ubuziranenge ni cyiza ari cya kindi gikomeye cyane. Iyo standardization niyo ku rwego mpuzamahanga. Yego. Ku buryo abazajya baturuka mu Rwanda babonye amaburuse hanze batazajya basebya igihugu. Yego. Kuko bitari ibyo byoroheje bagera bakava bagatsindwa batwaye. Byagaragara nabi. Minisita ari twikomeza ku rukare rw'ikizamini. Icyambere ngira ngo dusobanukirwe neza yuko abana batsinda kuri 50 apana 70 ni 50 pusa 50. Yego. Rero kubera ko aruvuze 70 ni 50 ahubwo abatsinze pusa 78. Navuze abatsinze 78 n'ibice bitandatu. Nkavuga ni icyo twakoraga igihe cyacu tukiga segonderi kugira ngo ubone 50% byabaga uri umunyamasengesho. Icyo ngira ngo icyo wakwibuka nuko ikizami cya kera cyakoreshwaga kugira ngo abana batsinze babe bakeya kuko imyanya bajyagamo yari mikeya. Bakavuga rero bagomba ikizami ntabwo cyavuga ngo abana bamenye, ahubwo cyavuga ngo nkeneye abana 100, therefore ikizami ngomba kugikora kugira ngo abana 100 bari bo batsinda gusa kuko niyo myanya yari ihari. Ubu nta kibazo cy'imyanya dufite. Ikizamini ugiye ukareba na filozofi y'ikizamini, ikizamini ubundi kivuga ngo umwana yize, uwo mwana yamenye ibyo yize, skills yarazibonye yarazimenye. N'iki kizamini kivuga azi gukora ibyo yize yarazimenye. Niyo ubwo ikizamini nicyo kibaza, kiravuga ati nakwigishije none ngiye kukubaza kugira ngo ndebe ko ibyo nakwigishije wabimenye, sibyo? Niwe wabimenye tsinda, niwe utabimenye ngo watsindwa nyine nkamenya ko utabimenye hareba uburyo bundi kwigisha. Ariko icyo cy'imyanya mukomeje wanya kwa minisita jye kubabwira ikintu gishobora kugaragaza ko wenda atari byo. Ndibuka abantu bajyaga kwiga mate fiziki bakoze tronkom kandi n'igihe bafataga uwabonye 2.5 kuri 11 twebwe dukora niyo byari biri 2.5. Noneho abize indimi abize sciences humaines ho bagiye bafatiraga kuri 2.5, ariko nk'abize inderabarezi 7 nibwo bajyaga kwiga kaminuza. Dufate n'abarangiza segonderi agomba kujya kwiga kaminuza yashoboraga kubona buruse yarabonye 3, 2.5 abo muri siyansi, abo muri amasomo bita ngo ibisosi mbabarire ntabwo bipfobije agushoboje amasomo ugasanga bo babakaniye kujya muri kaminuza bashyizemo menshi. Kuki icyo kizamini cyo muri mibare, muri biology, muri chemistry, muri physics batacyoroshyaga aho kugira ngo bazajye gufata n'uwabonye 2.5 kuri 11? Ariko ngira ngo yenda twibaze iyo umwana abonye 2 azi iki?
ibyo wamwigishije yarabimenye cyangwa ntabimenye. habiri n'igice mu mibare umuntu rwose nta mibare arazi kuko imibare ni sciences exact ibisubizo biba ari bimwe inzira ari imwe mu gihe y'amasomo y'intuza asaba gutekereza gutanga ibitekerezo ya social sciences ho mushobora kudahuza n'ukosora ushobora rwose no kunyura kure pe kubera ko rimwe na rimwe ni uko byumva ariko ayo ngayo ya siyanse exact ibisubizo ni bimwe inzira n'imwe umuntu wabonye abiri n'igice mu mibare ngiye gufata nkaho nta mibare azi. Rero ngira ngo niho tugomba guhera twe turigisha abana sibyo twigisha abana kugira ngo bamenye ikizamini kigomba kutubwira niba bamenye cyangwa batamenye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni bya bindi Dr. Bahati yavuze ngo ni uguhiganwa ngo reka ndebe abo natsindisha umubare wabo. Oya, baza nk'uko wigishije. Twe dushaka ko abana biga bakamenya ikizamini kigomba kutubwira niba bamenye cyangwa batamenye. Rero kuvuga ngo utsindisha umwana kuri 2, 3 ibyo ntacyo bivuze, ntacyo bikubwiye, nta information ukuyemo. Ibyiza ni ukuvuga ngo reka turebe uburyo twigishe neza dufashe abana kugira ngo bamenye, noneho dukoreshe ikizamini kugira ngo ikizamini kitubwire ko bamenye cyangwa ko batamenye. Niyo filozofi y'ikizamini. Rero ubu ngubu twe icyo ushaka gukora ni ukuvuga ngo umwana wize ni ubuhe bumenyi agomba kuba afite igihe arangije, noneho tumukoresha ikizamini kugira ngo turebe ko ubwo bumenyi abufite. Niba abufite rwose tumufashe no gukomeza kwiga n'andi mashuri, niba atabufite tumufashe kugira ngo asubiremo cyangwa arebe ubundi buryo bwo gukaza umurego nawe ubwo bumenyi abumenye abugire. Niyo mpamvu niyo philosophy twe dukoresha, nibwo buryo twakubaka igihugu, nibwo buryo twareba uburyo abana b'Abanyarwanda bose bagira ubumenyi kugira ngo bashobore nabo gukontribuwa kugira igihugu cyabo, kugira uruhare kugira ngo bubake igihugu cyabo. Murakoze inshuti bakunze ikiganiro urubuga rw'itangazamakuru. Uyu munsi turimo kuganira ku mpinduka ku bishya byazanye n'itangazwa ry'amanota y'abarangije ibizamini by'amashuri yisumbuye. Turi kumwe na Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana ndetse n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe isuzuma no kugenzura amashuri cyitwa NESA we yitwa Dr. Bahati Bernard. Reka dukomeze gatoya kuri bariya bize professional education. Sinzi ukuntu Dr. Bahati yabyise mu kinyarwanda kiryoshye, amasomo inyigisho mboneza mwuga. Yego turebe bariya batsinze bahita bajya mu kazi n'imyanya ihari cyangwa barajya muri kaminuza. Ndagira ngo musobanure abadukurikiye. Yango byose bashobora kubikora. Akenshi abangaba bafise ibingibi professional education bashobora guhita batangira no gukora nk'ibyo yavuze nursing, bafasha abaganga barangije uyu mwuga bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo guhita batangira bagakora mu bitaro. Ariko urugaga rwabo bakumirana nta kandi kayunguruzo senadaleya. Ariko nk'uko nari nkomeje ni uko baramutse banifuje gukomeza nabo nta kibabuza ko bashobora gukomeza. Ndagira ngo mu bisobanuro ubwo abafasha b'abaganga nursing ariko n'abariya ba TTC hari ukuntu hari imyaka mu bategeka Bahati babanza gukora mbere y'uko mubemerera kujya kwiga kaminuza. Niba mbyibuka nanjye niba mbyibuka neza ariko byigeze kubaho mbere babaga imyaka 2 bakabanza gukora imyaka 2 bakajya muri kaminuza nyuma. Ariko ubu ngubu ntabwo mbyibuka neza, ariko abarangije ubundi baba banakenewe kujya kwigisha kuko TTC baba barangije nyine kugira ngo bajye mu mashuri kuko tuba dukeneye abarimu. Ndetse rwose nk'ubu REB inatwaka n'urutonde rwabo na mbere y'igihe kugira ngo babe bari uburyo babashyira mu myanya. Ariko ni byiza ko banabanza kugira contribution batanga mu mashuri na mbere yuko bakomeza. Leta inabafata mu buryo budasanzwe. Hari amafaranga ibarihira. Yego, uruhare rw'umubyeyi kuko mwabikoze kugira ngo abahanga bitabire kujya kwigisha. Yego, buriya twita uruhare rw'umubyeyi atanga
ku munyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye, ku mwana wiga mu mashuri nderabarezi aribyo TTC, umubyeyi atanga 1/2, ikindi 1/2 gisigaye akaba ari leta igitanga. Akaba rero dutuma kugira ngo ubwo bufasha koko tubutange ku bana bazaba abarimu beza, nuko tunafata abana bajya kwiga iyo batsindiye ku manota hejuru. Yego. So mbere wasangaga hitabiriye bare bagize cya cyiciro kibanziriza F, kibanziriza gutsindwa. Ni nko bajya kwigirira bare kandi ngo bazajya gutanga ubumenyi ku bashuri. Zikisitara yibereye wasanze barabikoze kodageza uko babikuze. None byiza cyane kugira ngo nyine nkuko abantu bivuze birangusha abanyeshuri batumenye bitabiriye kwigisha. Ibyo Dr. Bahati yavuze byerekeranye n'ayo mafizi atangwa ari makeya, ahubwo icyo nakongera yuko iyo bamaze iyo myaka bigisha baramutse bashatse kujya kuri university, kuri kaminuza, amabursi bahabwa bo ntibayishyura, aho abandi banyeshuri babishyura bo ntibayishyura. Ibi rero bizatuma abantu benshi bitabira uyu mwuga w'ubwarimu, kandi binadufashe kugira ngo badufashe nyine kwigisha barumuna babo bari muri école primaire. Yes, hari ikibazo ngira buri gihe ndakibaza wenda Dr. Bahati ku kijyanye n'uburyo amanota aba displayed cyangwa se asohoka tukayabona. Twe wenda twarangije secondaire mbere na university mbere, ariko abari ubu ngubu niyo tubirebye natwe it's a bit confusing, cyangwa se kubisoma no kubyumva nk'umubyeyi utaragize amahirwe kujya mu ishuri bisa nkaho bitugora kubyumva. Izi grade na pass n'imibare uzidusobanuriye ku buryo wenda umuntu ubona amanota, nkuko muri system biroroshye ko umubyeyi minisita bikomojeho ko ashobora kuba yakwirebera amanota akayamenya y'umwana we cyangwa se ye ku giti cye, ariko kuyasoma turayasoma gute ngo menye ndi mu ikihe cyiciro, natsinze gute, ndabarizwa hehe, mfite 50 cyangwa se nzasibira cyangwa se nzakomeza imbere? Ntabwo ngewe personally ntabwo nzi ukuntu ibintu babisoma. Yego. Ni nka esthetique. Gusubiza kandi uve hano tweretse ko wabimenye cyane. Muhita mukoresha ikizamini buriya batari bose abashaka kubaza. Nta kibazo, gusa no kugira ngo n'umuturage nabona amanota yasohotse amenye ngo iyi pass ivuze iki, iyi grade A B ivuze iki, ese uri muri E cyangwa se F nawe afite iki, kuko biri no mu Cyongereza ibyinshi muri byo ntabwo twese dufite ubumenyi bungana. Amanota muri kuyabara kuri iyi nshuro cyangwa se kuyasoma bisobanuye iki, cyangwa se tuzasoma gute? Yego, urakoze cyane. Reka mbere dufata umunyeshuri wakoze ikizamini cya leta mu cyiciro icyo ari cyo cyose, yaba muri nyigisho rusange, tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, cyangwa se muri ziriya nyigisho mbonezamwuga. Ikizamini cyose gikozwe mu bizamini bya leta gikorwa ku manota 100. Ikizamini cyose mu isomo iryo ari ryo ryose gikorwa ku manota 100 bitewe n'umubare w'amanota umunyeshuri yabonye. Ayo manota ashyirwa mu byiciro bitandukanye, nibyo twita grade boundaries mu rurimi rw'imbago dukoresha mu kubara amanota y'abana. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri wagize mu isomo iryo ari ryo ryose hagati y'amanota 80 kugeza ku 100, uwo nguwo aba yagize amanota tubarira mu cyiciro cy'abakoze neza, hagati ya 80 n'ijana, ariyo twita excellent. Hanyuma uwagize hagati ya 75 kugeza kuri 79 aba nawe yakoze neza ariko atari mu ndashyikirwa, yungirije indashyikirwa, ni very good mu Cyongereza. Hanyuma 70 kugeza kuri 78 ni good, 65 kugeza 69 ni satisfactory. Tukaguma tumanuka tukaza kugera aho bivuga ngo ese umunyeshuri wakoze ikizamini mu isomo runaka, iryo somo aba yaritsinze ari uko yagize amanota ngahe. Ni uguhera nibura kuri 50 gusubiza hejuru mu isomo iryo ari ryo ryose. Wagize hagati ya 0 na 49 iryo somo aba yaritsinzwe. Iryo somo ariko iryo somo ariko ushobora gutsindwa iryo somo, hanyuma twaza gukora ya mpuzandengo average, iyo bita ni ukuvuga impuzandengo y'amasomo, ayo masomo yose yakoze tuyagaruye ku 100 akaza kugiramo 50 ku 100.
ubu ngubu niwe watsinze ni nawe duha impamyabushobozi. Ni ukuvuga dufata ayo manota yose aba yabonye muri buri somo tukayakuba n'uburemere bw'isomo, ngira ngo mwarabibonye aho banditse ngo ni weight. Buriya buri somo riba rifite uburemere bwaryo mu ishuri. Ubwo buremere buturuka hehe? Ku mubare w'amasaha ryigishwa uhereye mu wa 4, mu wa 5, mu wa 6. Tugafata amanota umwana yabonye muri buri somo kimwe muri ibi byiciro navuze, tukayakuba uburemere bw'isomo, noneho igiteranyo cy'icyo gikubo cy'amasomo yose tukakigabanya igiteranyo cy'uburemere bw'amasomo, tukabona ya percentage ya 50% cyangwa se hasi yayo. Ugize 50 akaba yatsinze, ugize hasi 50 akaba yatsinze. Ibyo by'uburemere ntekereza ko n'ababyeyi badukurikira bafite abana biga mu mashuri abanza babizi. Imibare ibifite uburemere bwinshi cyane, bayikorera ku binota byinshi. Icyo nakongeraho hano, nubwo umwana wagize 50% ari we uba wujuje bya bipimo tuvuga ngenderwaho bivuga ko yatsinze, ko yabona diplome, yego hari aho bigira umwihariko ku bana biga aya masomo mbonezamwuga, aho nabiga kuzaba abafasha b'abaganga, nabiga kuzaba abarimu, nabiga kuzaba abacungamutungo, hari n'izindi porogaramu zizaza, ndetse yewe na technical secondary education. Aho ni abanyeshuri tuba twiteze ko nibarangiza bahita bajya ku kanya ku isoko ry'umurimo. Hari icyo twongeyeho ndetse kiri no muri curriculum yabo. Tuvuge nk'umwana urangije kuzajya kuba umufasha w'umuganga, uretse ibizamini byanditse bakora, hari ibindi bizamini ngiro ariyo bita practical exams bakora. Ni ukuvuga ngo afite amasomo yize uko bavura, uko bafata ababyeyi, akabyiga mu bitabo, ariko agira igihe muri ya myaka 4 cyo kujya kubyimenyereza mu bitaro no kuvura physically. Iyo rero atabashije gutsinda ibyo bizamini ngiro, aba yaratangiriye mu wa 4, mu wa 5 no mu wa 6, ukanongeraho n'ikindi kizamini akora mu kizamini cya leta, uwo mwana ntabwo wamureka ngo nuko yatsinze ibizamini byanditse ngo agende ajye kuba umuganga cyane kazakore biri physical ku murwayi. Ubwo ni nako biga uburezi, ni nako biga technical secondary education ndetse na accounting. Hari kuzamo Dr. Bahati na Minister mukiraho, reka tubaze kuri tekinike niba bafite urugero twateguye kubereka icyo kintu, kuko hari umuntu wakibajije kuri X. Bakiturambikireho kuri screen, hanyuma kuri iki kiganiro kuri televiziyo, yaba ari kuri Sango TV no kuri Authentic TV no kuri YouTube babibone, abo kuri radio turabasomera nta kibazo. Yego, yagize ati banyakubahwa abayobozi, nkomeje kwibaza ese umwana wagize aya manota agatsindwa bivuze ko nta degree, ubwo nta diplome azabona? Ese ni mabi? Nje ndabona abava mu ishuri bagiye kwiyongera, usibye ko umuntu warangije amashuri yisumbuye kuva mu ishuri ntabwo biba bikishoboka, uba yakwitura kuko kutiga kaminuza ntibivuga kuva mu ishuri. Yego, hanyuma ati zigiye kwiyongera, ati nta kuntu uyu muntu atacika intege rwose kandi yarakoze amanota avuye aducomekeyeho nga kariya muri entrepreneurship yabonyemo grade A, mu gifaransa yabonye S amanota 57. Hanyuma creative performance, ibintu bya music, fine arts n'ibiki byose yabonyemo D amanota 65. Teaching methods yabonye 76, afite B. Hanyuma teaching practice aho niho yaguye munsi y'urugo, kuko yagize 62% bihwana n'inyuguti ya F. Birashoboka ko ari ryo somo mwatubwiraga kizigenza, hariya niho yaguye, kuko ibindi nk'ikinyarwanda afite B, Kiswahili afite B, foundation of education afite C, noneho icyongereza akagira D. Ariko hahandi mu ngiro abona 62 munsi ya 70, birumvikana. Ngira ngo uru urugero rwiza rwa hari abarugize Dr. Yego, murakoze cyane. Nagira ngo wenda ngire n'andi makuru ntanga yiyongera wenda nko kuri iyo case umwana yiga yarangije mu nderabarezi muri TTC. Uriya ni umwe gusa. Yego, ni umwe gusa mu banyeshuri 3,000 birenga. Ni umwe gusa bagize icyo kibazo,
baba hari bake cyane ariko hari igihe rwose usanga batsinzwe ayo masuzumagiro hanyuma nibyo navuze noneho n'ikindi buriya ntabwo bari muri iki kizamini bakoze iki ngiki cya leta gusa biba bihereye mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu tugakora impuzandengo ya byose amanota bakora buri gihe murayabika mwebwe nka nesa yego twagiye najya ku ishuri kwimenyereza kwigisha yo mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu ukongeraho noneho n'ikizamini cya leta bikagaragara ko atabashije kugera ku ubu ni muri ya myaka itatu yose yakurikirana ikizamini cya leta isomo nk'iryo ikizamini nk'icyo twakitaga leson finale ko nanjye nibyo nize ageze kugikora rero ko umunsi udasanzwe umunsi udasanzwe byashya turavuga ati isomo ryapfumbye urabona ko umuntu asigaye abizira ni umwe gusa kuri umwe gusa mu banyeshuri bose abanyeshuri bose bo muri iki gihugu barangije ubu ngubu none se ubwo muvuzi ntabwo mwaba mwarapimye kuko biragaragara ko ari umuhanga afite za B nyinshi afite mo A yazize iki umunyabwoba agera imbere y'abanyeshuri agatitira meze bite ubwo ntabwo dufite amatsiko yo kuzajya kureba impamvu yatsinzwe kiriya kizamini ariko nk'uko icya leta kiba gifite kangahe ku ijana ugereranyije mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu icya leta kiza gifite kangahe ku ijana ushobora kubona 20% ibindi byose bakoze mu ibindi byaba bafite ikibazo rero kiremereye tuzakurikirana turebe impamvu ikiza nuko ari umwe kandi ikigaragara cyo yakoze neza koko niba ufite mu kinyarwanda no mu giswahili ufite B uyu muntu aba ashobora kuba yatambuka kubera n'izindi bintu buvanganzo nabonye A mu cyongereza mbona A mu kinyarwanda mbona na A mu giswahili rero imbere urumva kwi-exprima cyangwa se kuba yagira ikintu wenda avuga imbere y'abari icyo cyaba cyateye cyaba ikibazo ariko ntabwo yaba yarize nabi sinamubara mu bantu bize nabi wasanga nayo manota yo mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu atarayafite ushobora kuba harabaye ikibazo niba ari umwe gusa kandi ubona ari n'umuhanga uyu muntu si umuswa ntabwo ari umuswa bibaho ko umuntu atinya imbere y'abantu ukaba watinya hariho abiga ubuganga ariko akaba atatera urushinge akavuga ati nzakora ibindi byose kwa muganga ariko amaraso n'urushinge mu rugo kwa muganga mu bizi bya nursing ntawe ugize ikibazo nk'iki nawe n'abize TSS yindi TSS barimo 10 nabo batsinzwe ikizamini ngiro ariko icyo tugomba gukora ni ukubafasha kugira ngo umwaka utaha rwose bazareba ukuntu basubiramo nabo batsinze so minister tugaruke kuri kire cya core subjects naravuze muti kujya muri kaminuza ntabwo bigisaba ngo bajya bavuga ngo agomba kuba afite 2 principal passes in core subjects kugira ngo ajye kwiga kaminuza ubu bihagaze bite gusa nabonye ko subjects ziracyarimo imbere muri DNA imbere muri noza muri genotype inyuma muri phenotype niho zitari ijambo ni irya ndagira ngo yenda tubanze dusobanure ibi bya combination yego bazita ngo ni impuzo nabivuze Claudette rero ati unyunguye ikinyarwanda kandi nyamara batazava zikoresha so urebe ibintu bya combination utangira muri S4 mu wa kane wongeye kwiga combination rero iyo wize S4 ukiga S5 S6 ukarangiza icyo gihe ukavuga ngo kora ibizamini nurangiza turareba ngo yego watsinze cyangwa niba utatsinze ariko hari aya masomo abiri muri aya 3 ariyo watsinze kandi numara kuyatsinda muri kaminuza ugomba kujya ahangaha urumva ko umwana uba umuziritse cyane mu buryo akomeza kwiga amashuri ye iyo tuvuga ngo umwana arangije afite iyo combination agakomeza akarangiza amashuri agatsinda muri ya systeme Dr. Bahati yasobanuye akabona 50 agatsinda icyo gihe agiye muri kaminuza azahitamo icyo ashaka kwiga bitaziritse kuri ya 2 principal pass agomba guhita akaba inamuzirika icyo agomba kwiga oya azagenda asabe muri kaminuza icyo ashaka kwiga icyo gihe kaminuza izareba uburyo yakoze ihite imwemere niba ashaka kujya muri engineering barebe uko yakoze mu mibare uko yakoze muri physique uko yakoze mu ki bashobore kumuha inscription muri physique niba muri engineering niba yahisemo ngiye kwiga igifaransa niba kwiga icyongereza
byose bazajya bareba uko yakoze muri core subject zirebana n'ibyo ashaka kwiga. Ariko ntabwo umwana akiziritswe ku cyo agomba kwiga. Niyo iyi mpinduka rero mwakivaniyeho rimwe igihe mwavugaga muti ubonye 50% kuzamura ubu abahabwa diplome urupapuro rugaragaza rwose ko yarangije amashuri yisumbuye, ariko kandi yemera no kujya kwiga kaminuza. Noneho aho nanone mu bizirikira bikaze ni muri ya masomo mbonezamwuga, aho wa mwuga azajya gukora agomba kuba agaragaza ko abizi mu buryo bw'ibikorwa, mu buryo bw'amaboko, akaba yabibonyemo 70%. uwo muntu ubwo nihe kaminuza yamubuza kwiga? Ndakeka ko bireba mu buryo bw'umwuga agiye gukora. Twavuze tuvuge nk'umuntu agiye kuba umunurse, azajya umuforomo, azajya atera urushinge, azajya areba uko umeze, agukurikirane. Uwo mwuga urashaka ko umuntu wabonye 40 aza kuvura, wowe wajya kwivuza kuri uwo muntu? niyo mpamvu practice tuyishyiraho amanota menshi, kuko agiye guhita ajya mu mwuga kuwukora. Ariko nk'uko twabivuze, icyo tugamije si uko abantu batsindwa, ni ukugira ngo bamenye, bagire ubwo bumenyi. Iyo aramutse atabishoboye, atageze kuri ayo manota, dushobora kongeza uburyo bwo kumufasha kugira ngo arusheho kumenya uwo mwuga, none ajye kuwukora. Niyo mpamvu twashyizeho bwa buryo bubiri, ari ukujya muri agasubiramo, cyangwa se akajya no muri akabana kandidati mu mwaka utaha. Kandi ari burare tuvugaho gatoya Dr. Bahati, nabonye mwaratangiye no kugenzura, ariko na minisita mwari mwabitubwiyeho kuwa kane muri cya kiganiro twahuriyemo, kugenzura kugira ngo murebe nk'ibi by'imyuga bwa y'amasomo mbonezamwuga, bariya abantu bakandidati baba bafite laboratories, baba bafite za tori workshops, bimeze bite? Urakoze cyane. Mu minsi yashize muri aba bantu cyangwa se ibigo bitanga izo serivisi zo gutegura abantu bitegura gukora ibizamini bya leta, haje kugaragara ko hari harimo ibibazo bimwe, uretse no kuvuga ngo wenda se ibyo bigisha babifitiye ibikoresho bihagije, ahubwo hari harimo n'indi mikorere itari myiza, aho wasangaga abanyeshuri bamwe bari kwiga nko muri iyo senta, ugasanga babaka amafaranga y'umurengera, ugasanga ndetse hamwe igihe cyo kwiyandikisha ku bizamini bya leta cyarangiye batari biyandikisha. Tuza gufata icyemezo rero tuti, kubera ko n'ubundi ari twe bigarukaho, usanga hari abana bavutswe nk'uburenganzira bwo gukora ibizamini, tubasaba ko mu by'ukuri abantu bakeneye gutanga izo serivisi bajya bagana NESA. Twashyizeho amabwiriza adakakaye, kuko ntabwo ari amashuri nk'ayandi, ariko hari iby'ingenzi umuntu agomba kuba yujuje, cyangwa ikigo kigomba kuba cyujuje kugira ngo tubyemerere gukora. N'ibyo rero uvuze birimo. Niba umuntu atubwiye ati nzajya njyewe ntanga ubufasha ku bana bitegura gukora ibizamini bya leta mu masomo ya ngiro muri TVET, atwereka uburyo kubabwira ko baba bahagaze gukora, hanyuma amashaka gukora bakasa uburenganzira neza, kandi baraje. Ibindi bakomukanya se byo banege, reka twumve abadukurikiye turi gutangazamakuru, turi kumwe na minisitiri w'uburezi, turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibizamini no kugenzura n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Yego, so telefone nimero ndizera ko kuri screen ziriho, bazidushyiriraho, cyangwa se buriya ukazima nkazisoma n'abadukurikiye kuri radiyo bakazireba, banajya bajya kuri YouTube ukareba muri chat room abandi yabajije ibibazo ukabatumikira. Yes. Ikibazo yes,
hari iyi kese ukunda no kubaho umunsi ku wundi ukunda kubaho urakijyana ariko ahangaha cyane ko n'ubu ngubu hajemo n'impinduka bavuga bati sinyuzwe simbyumva nk'uyu mwana urugero twafashe ashaka kuvuga ati simbyemeye 39 handi narabonye B akavuga ati sinyuzwe. Ese uburyo umukoresha n'ubuhe kugira ngo bigaragare ko koko amanota yabonye niyo kandi n'ubu akagenda anyuzwe? tugisubiza ntacyo nk'uko n'ubundi byari bisanzwe umunyeshuri wabonye amanota umusaruro we wavuye mu bizamini bya leta akaba atanyuzwe afite uburenganzira bwo gusaba ko tureba ibyo ashidikanyaho ko mu by'ukuri niba ari byo akavuga ati wenda ngewe iri somo numva nararikoze neza ndagira ngo wenda mundebere niba nta kwibeshya kwabayemo. Icyo gihe rero uko tubigenza inzira irasobanutse buri munyeshuri wese wumva yifuza kugira ngo asobanuze cyangwa se nubwo iryo jambo wenda rikoreshwa mu butabera ariko umuntu ufite uburenganzira bwese bwo kugira ibyo abaza ku manota ye aca ku ishuri aca ku muyobozi w'ishuri hanyuma ubusabe bwe. Mushobora kwibaza muti se hari impamvu nk'ebyiri z'ingenzi. Buriya hari ukuntu abanyeshuri bahura nawe yarakoze ikizamini hanyuma akakubwira ati ariko njyewe iri somo nubwo nabonye aya manota ya naya ndumva nari nararikoze neza. Nuko amubaza uti se ni iki kikubwira ko mu by'ukuri warikoze neza? Ngo nkurikije uko nakoze ngo ndumva isomo nararikoze neza. Impamvu rero tubicisha ku ishuri umwana aba amaze imyaka 3 ku kigo cy'ishuri ayize uwa 4 wa 5 wa 6 ndetse ku mashuri amwe rwose aba yaraheri mu wa mbere. Yesu uriya umuyobozi w'ishuri abarimu bamwigishije niwe waba ari mu mwanya mwiza wo kumenya ngo kuko Bernard yakoze ikizamini cy'imibare yaratsanzwe yitsinda ntabwo byashoboka ko yagira aya manota. Iyo ni impamvu kugira ngo abayobozi b'ishuri badufashe kuko rwose ubifunguye hari n'uwaza nyina kubwira gutyo gusa ngo ndumva narakoze neza. Iyo ni impamvu imwe ariko ninyivuga gutyo katumvikana ko wenda ndimo mbwira abayobozi b'amashuri ngo muzajye mureba umwana wese uzabagezaho ubusabe ni uburenganzira bwe rwose bazajya babwakira tuzajya tuza tuburebe tubusuzume. Impamvu ya kabiri nuko 90 birenga nibyo birangije gukora ikizamini cya leta. Uramutse uvuze ngo buri wese aje kujurira aje kuri nesa hazi 100,000 management rero y'abo bantu bose iragoye. Niyo mpamvu tugira ngo babinyuze ku buyobozi bw'amashuri kandi abemerera abafashe natwe twiteguye rwose kubasubiza tudatinze. Mugereranyije n'imyaka itambutse abaza baba bangana gute? Abenshi abaza kuvuga turatekereza ko haba harabaye kwibeshya mu kudukosora. Hari abaje ariko ntabwo imibare yari myinshi sinyifite neza ariko ntabwo bari benshi cyane babaga ari abanyeshuri bakeya ariko umubare uwo ari wo wose twiteguye rwose kwakira ubusabe bwabo tukabusuzuma hanyuma hari icyo wenda ntavuze hari uwahita avuga ati se ko nanyuze ku muyobozi w'ishuri ubwo hakurikiraho iki? Aramutse andiye aramutse anyirengagije. Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi yagiranye inama n'abayobozi b'amashuri ku munsi amanota yatangarijweho ubutumwa barabubahaye ko ni ugufasha abanyeshuri ntabwo ari ukubikiza. Iyo rero umuyobozi w'ishuri yumva koko nawe yafasha umwana yumva ko kuko ashobora kuba ataragenze neza niba uza kuri neza uwo muyobozi w'ishuri ni abanyeshuri 3 4 se 5 noneho akaza tukamwereka ibyo ashaka byose yaba amakaye uko twamukosoye akabijyamo agateranya hanyuma akazashyira abo banyeshuri be ibisubizo by'ibyavuye mu bujurire batanze. Nuko nkuko tubigenza. Murakoze. Hari ikibazo kigufi nibagiye kubabaza abitabiriye ikizamini cya leta cy'uyu mwaka gisoza amashuri yisumbuye ugereranyije n'imyaka yatambutse imibare imeze ite?
urebye nabuze ndeba imibare harimo abanyeshuri ahari ibihumbi nka bitatu biyandikishije 3,300 naza kureba neza ariko bataje gukora ikizamini cya leta ariko n'ubundi mvuze kwijanisha gusa n'ubundi ababa biyandikishije bakora ikizamini kubiyandikishije buri gihe ari 96 na 7 birenga ntabwo ari benshi nubwo habamo umubare mukeya ubona babiyandikishije ariko ntibaze gukora navugaga namba noneho mu rusange ataravuga bataraje gukora mugeragije kuko abanyarwanda bariyongera kugira ngo turebe uko imyaka ishira se abakandida banyu bariyongera twaza kureba imibare komeza akazi iciye muri yego minisita kujurira umwana yanyuze ku mukuru w'ishuri kugira ngo amubarize uwo mukuru w'ishuri ntamubarize nk'uko wari uvuze icyo gihe umwana ashobora kwiyambaza nesa cyangwa se akiyambaza minisiteri cyangwa akiyambaza itangazamakuru ibyo nabyo yabikora ariko kugira ngo si bwo buryo bwihuta niwe nakwegera nesa cyangwa ngasaba minisiteri kugira ngo bandebere ibyo nabyo birashoboka rwose ntihazagire umuntu uvuga ngo nabigejeje ku mukuru w'ishuri ntacyo yavuze reka noneho nabyihoreye nyamara ubona bya bintu biremereye byari ibintu biremereye rwose ntihazagire umuntu n'umwe wumva ko hari ikibazo cye kitashubijwe umwana umubyeyi umuntu wese ufite ikibazo agomba kugisubizwa murakoze ikiganiro n'urubuga rw'itangazamakuru turi mu mwanya wo gusoma ibitekerezo byanyu telefone nazo nizikunda turazakira bananyeka akazi kabisa gakora hano barabanza bagashima bati mwarakoze ubu ngubu noneho birimo birasobanuka cyangwa se birumvikana gusa akabaza ati ikijyanye no gusibira umuntu urajya asibira umunyeshuri asibira arasibira umwaka wose cyangwa arafata igihembwe cya gatatu aba aricyo yihuguramo abone kujya gukora cya kizami hari n'uwatanze igitekerezo mu kiganiro twarimo kuri Radio TV ati ariko ari umuntu yatsinze bagiye bayamubikira akazakora kimwe yatsinze naho bakibajije kubikisha amanota bakibajije meza ati umuntu ntiyazajya kumwe ngo babitse amanota hanyuma akazakora ibyari byarera atsinzwe bakayahuza nayo yadakoze ibizami byose nyine yandura ko amanota yego ku kijyanye n'uko abana bazasibira it's the whole year cyangwa ni trimestre yonyine turimo munabyandika kuko turimo kubisoma mwajya mubisubiza tikitaka yego ku byerekeye gusibira ngira ngo hari gusibira hari na kandida libre uhitamo iyo usibiye ugusibira umwaka wose ntabwo avuga ngo none se ubu ngubu ishuri riri mu gihembwe cya mbere sibyo wavuga ngo urarindiriye ko bazagera mu gihembwe cya gatatu aba ari ugaruka ntabwo byashoboka ariko muri icyo gihe wumva udashatse gukora umwaka wose ushobora gufata urugendo rwa kandida libre ko ukihuguza muri bya bintu wumva ko utumvise neza ibindi ukagisomera ibindi ukavuga ngo nibyo ndacyabyumva ariko nabyo ukareviza hanyuma none ukitegura ugafata ikizami iyo ni kubitsa amanota mu bivuga iki minisita kubitsa amanota ibyo ngibyo ni urundi rwego kuko uratekereza umunyeshuri tuvuge yafashe ibizamini 8 noneho kimwe nicyo cyangwa ibizamini 3 n'ibyo yatsinzwe ibindi yageze 50 cyangwa 55 management yo ibyo kubitsa amanota gukora ikigo byakomera icyiza ni uko kubera ko ibyo byigisha yakoze neza asa nkaho abyumva ni nka revision abakoze ndetse azarushaho no gukora neza kuruta akayongera n'aya manota kandi ubumenyi bukiyongera muri uwo mwaka kuko ikizamini gikorwa mu mpera z'umwaka sibyo ntabwo tuzakora ibizamini buri kwezi na polisi bya perimi yarabyanze ndakeka ko ubu intanagira umunyeshuri utaratsinze abishoboye agasubira mu ishuri agasibira akiga neza noneho akongera n'ubumenyi
byamufasha ariko bitanashobotse yagana ibikandida libre akiyapurika akiga agahora ikizamini agatsinda. kugira ngo dukoreshe neza iminota isigaye murajya mudusubiza ibisubizo bigufi. uyu ati murakoze ku kiganiro mwaduteguriye. ese ni iki bateganya ku bana biga siyanse biga bataha bakaba bafatwa nk'abize boarding kandi kondisiyo zitandukanye bityo niho usanga aribo benshi batsinzwe? urakivugaho iki Dr. Bate? ku banyeshuri biga amasomo ya siyanse haracyari byinshi byo gukorwa ku byerekeye gushyira ibikoresho mu mashuri za labs n'ibindi ariko iyi mibare ihari dufite tutari twakorera isesengura ntabwo wavuga ko wenda amasomo ya sayansi ariyo gusa abanyeshuri biga bataha kuko niba ari byo ariyo batsinzwemo gusa ariko icyo abantu bakirebera muri rusange ariko haracyari byinshi byo gukorwa ariko nanone ntabwo umuntu yahita avuga ngo sayansi abanyeshuri bazitsinzwe cyane ni abataha gusa ugereranije n'andi masomo kuruta uko n'andi masomo baba barayatsinze. Numva ari icyo ngewe navuga ko. Yego. Ikindi ati turifuza kumenya amanota bafatiyeho batanga izo buruse. 50%. Harabumvishe ya 70 kugira ngo ni ya 75 afatiyeho ku ijana. Yakibajije avuga ati mutubwire amanota bafatiyeho batanga buruse nangahe? Umunyeshuri watsinze. Ariko ikibazo gishobora kuba cyumvikana. Hari ukwemererwa kwiga kaminuza ariko kubona buruse za leta. Yes. Minister. Hari uburyo bubiri bwa buruse ngira ngo twanabigakomojeho. Navuga ngo hari buruse ngo kandi ngo buruse yishyurwa. Iyo ngibyo ngira ngo biratandukanye gato. Iyo uri umunyeshuri ugiye muri kaminuza ushobora gusaba buruse ugasaba uka apply bagakwemerera. Iyo bakwemereye hari buruse leta iguha ariko wazarangiza ubonye akazi ukayishyura. Sibyo? Hari na nka pre-bourse sinzi ukuntu babivuga inguzanyo mu Kinyarwanda. Ariko iyo urangije ukabona akazi urayishyura amafaranga. Hari rero na bourse scholarship free nuvuga ngo nka University y'u Rwanda na Rwanda Polytechnic muri aba bana barangije barabwiye yuko bafite amaburse 50 yo atishyurwa. Urasaba muri bariya batsinze neza cyane bagasaba niba abazayabona amaburse abazabona amaburse bo nibarangiza ntabwo bazishyura amafaranga. Rero ngiye nashaka gutandukanya ibyo byiciro bibiri. Ku banyeshuri rero izi burse zitangwa na Rwanda Polytechnic zigatangwa na University of Rwanda. Izo ngizo navugaga zitishyurwa. Abo ngabo nakangurira ku bana bakoze neza noneho kwegera University y'u Rwanda bakajya na Rwanda Polytechnic bagasaba. Abandi babona buruse batazishyura ni babandi ba TTC bahatse. Yego ariko reka wenda garuke ku sinzi yashatse no kubaza ati se ko wenda izi passes zitakiri requirement. Yavuze ngo bafatira ku manota ngahe. Nyakubahwa minisitiri yabivuze yavuze ati umwana wese watsinze icyo gihe afite uburenganzira bwo kuba yakwiga kaminuza. Igisigaye uruhare rwa za kaminuza ni ukumenya ngo ni kaminuza runaka hari abanyeshuri baza kwiga tuvuge ubuganga kigashyiraho requirements zabo ikavuga iti tuje n'imibare dufite y'abanyeshuri twakwakira ngizi requirements nizi. Ni ukuvuga ngo ni kaminuza zazibigena zikurikije n'imyanya ihari n'ibyigwa. Nta kuvuga ngo ni inota runaka ubu ngubu twavuga ryagenderwaho. Harimo wenda tuzongera tubikoraho ikiganiro kugira ngo turusheho gushishikariza abantu kujya kwiga inderabarezi. Harimo ababona amanota menshi cyane mu nderabarezi bajya kwiga kaminuza kandi iyo nguzanyo ayo mafaranga bigiyeho ntibazayishyuzwe.
bayishyura mu kwigisha. Hari imyaka bategeka kuzamura imyaka iyi n'iyo mu kwigisha, na masters zirimo nazo zirimo. So yego turakomeje, turacyari mu mwanya nshuti bakunze bacu wo gusoma ibitekerezo mwatwandikiye n'ibibazo mwatwandikiye. Ikiganiro cyitwa urubuga rw'itangazamakuru. Ati mwiriwe ku banyeshuri biga ibijyanye na TVET ko buruse amanota bayashyira hejuru kuruta abiga siyanse, nabo ntabwo mushobora kuborohereza? Kirumvikana? Biragoye kuba nasubiza iki kibazo kuko abakora admission muri kaminuza nibo bavuga bati turafatira kuri aya manota ya n'aya. Birasaba rero ko abantu bamenya impamvu bazamura amanota muri thesis ariko ahandi wenda bakayamanura kuko nta data dufite za admission zo muri kaminuza. Ngira ngo ikintu kizabaho nuko ababyeyi n'abanyeshuri bazitabira ubukangurambaga n'ibiganiro cyane kugira ngo bamenye byinshi bikorwa muri sekiteri y'uburezi, kuko bafite ibibazo biri tekinike kandi wenda natwe tutasubiza kano kazi. Buriya ikintu cya mbere ni amakuru. Iyo udafite amakuru amaguru yawe arahagwa uravunika. Ibi bibazo byinshi bari kubaza ni ibibazo ushobora kumva ko byoroshye ariko mu by'ukuri wenda bikomeye. Hari urebye ibibazo byinshi byibanzweho aha ngaha ndi gusoma muri comment ni kiriya cya buruse ndetse n'abantu biga bataha bafatirwa ku manota amwe n'abiga baba mu kigo na TVET bazigarutseho cyane. Ati twifuza ko nibishoboka hazabaho gusobanura ibijyanye n'iteka rya Minisitiri w'Intebe ku bakora mu nzego z'uburezi ryasohotse ku itariki ya 14 z'ukwa 11/2024. Ibi ni ari side topic ariko nayo iri mu burezi. Umva buri muntu aba afite ikintu kimubabaje yakurikiye ikiganiro. Iyo twishimiye ikiganiro mwakoze mutubarize umuntu ufite 50% yaba afite buruse. Urumva ko ikintu cya buruse cyakomeje kugenda. Aho we bimeze bite? Sahi Karame yego abana cyakibazo cyabajijwe cyerekeye n'abana biga bataha. Wakibajije yavuze ati ese abana biga bataha kuki mubafatira ku manota amwe n'abiga bari harabiga boarding n'abiga bataha ariko experience abiga bataha bafite isa nkaho iri hejuru ku biga baba mu bigo, ari naho Dr. yavuze ati hari ukuntu bari kuno bazabyoroshya. Ariko ngira ngo icyo nashaka kuvuga nuko isomo ryigishwa ni rimwe, icyo dushaka ko bakura muri iryo somo ni kimwe. Sibyo? Wiga utaha cyangwa wiga uri muri boarding ni kimwe, ni wize imibare ugomba kumenya imibare. Sibyo? Rero ngira ngo icy'ingenzi kurushaho ni ukujya ni ukuvuga ngo isomo rigamije iki, nicyo dushaka ko abana barikuramo ni ikihe. Noneho ikizamini kizaza kibabaza bose kugira ngo turebe uburyo batsinze. Turamutse dukoze analysis tugasanga koko abana biga bataha badakora neza kimwe n'abiga bari muri boarding, icyo gihe noneho twakwibaza tuti ni impamvu ki kugira ngo dukemure iyo mpamvu. Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo mubagenere ikizami cyabo bamwe kimwe cyabo n'abandi ikindi, cyangwa se bamwe mubafatire hejuru abandi mubafatire hasi. Oya, ni iki dushaka kubiga. Bakize cyangwa ntibakize. Niba batasize ni iki twakora kugira ngo bakike. Kugira ngo nuko twatekereza nuko twagira. Hari n'abatwandikiye kuri WhatsApp, mukomeze mutwandikire nta kibazo inshuti zacu. Tumuroho neza mutubarize Deje Vanessa ko amanota yabaye 50% kugira ngo umuntu abone diplome. Bashyizeho ko n'umunyeshuri yazajya yimuka afite 50% kugira ngo abanyeshuri barusheho kuzamuka neza kandi biteguye gutsinda, bagakuraho kuzamura abana bimuka batatsinze neza mu mashuri. Ushatse igisubizo. Murakoze cyane. Uburyo bwo kuzamura ireme ry'abanyeshuri barangira amashuri yisumbuye nubwo bitangiriye kuri abanyeshuri ariko ntabwo ari igikorwa gihagarara. Ni ukuvuga ngo no mu mashuri yo hasi na mbere y'uko umuntu agera mu wa gatandatu nibyo birimo birebwa kugira ngo iryo reme mu by'ukuri ry'abana barangira icyiciro runaka, umwana uva mu mwaka ajya mu wundi agende koko hari icyo azafite ubumenyi bufatika. Wenda
iby'ingenzi n'amakuru arambuye kuri byo byazatangazwa ariko ntabwo bihagararira mu banyeshuri barangije ubu bizanakomeza no hasi. uyu biranashoboka ko yabajije ibyo gusa gutya ati mutubarize impamvu abarezi bafatira abizindira abarezi bafatira ku manota make kurusha abiga tekinoloji kandi aribo bagomba gutanga ubwenge. Sinzi niba ikibazo cyumvikana. Agakomeza ati ese iyo grading system iri mu byiciro byose level primary living examination. Murakoze cyane. Yego, ikibazo cya mbere wenda igice cyacyo ntabwo nacyumvishe neza. Abarezi ngo kubafatira ku manota make nanjye ntabwo cyumva ashobora kuba atakurikira neza. Hanyuma kuba bikurikira byose abarangije primaire bizajya bimera gutya grading na za boundaries zizakuriye. Minisitiri Nsengimana mwatubwiye ko mushobora kureba niba utaha nka grade A izaba ari iy'abantu bafite kuva kuri 90 kugera ku 100 abandi b'ibimene kuba batyaje ubwenge. kugira ngo dusubire ku mpamvu. Yes, impamvu turakora ibi ngibi kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi, Yes. kugira ngo abana barusheho kumenya ibyo bize. Rero ntabwo twahera kuri A6 ngo turangize kuri A6. Ibi byose bigomba gukorwa mu mashuri yose. Tugomba kuzamuka ni ukuvuga ngo umwana yize uwa mbere primaire, twibaze ni iki agomba kumenya kugira ngo ajye mu wa kabiri. Noneho ikizamini akoze icyo nakwita assessment, umuntu akoresha assessment aho kuvuga ikizamini kuko ni uburyo bwo gupima, ni ugupima yize iki atazi iki. Nicyo kizatubwira ko ibyo agomba kumenya arangije uwa mbere yabimenye. Noneho azamuka ajye mu wa kabiri ibyo yabimenye kugira ngo noneho n'ibyo mu wa kabiri agomba kwiga nabyo abigereke hejuru. Sibyo, ni muri ubwo buryo tugomba gutekereza. Nibyo dushaka gukora mu mashuri kugira ngo abana barusheho kumenya ibyo bize. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo ibi ngibi tuzajya tubikora mu mwaka urangiza gusa, ahubwo ni ukuvuga ngo tugende mu mashuri yose turebe uburyo abana biga. Ibi bizamini ni ukugira ngo bitubwire gusa uko bize ntibize n'icyo tugomba guhindura, ariko icyo tugamije ni ukugira ngo abana bose bazamuke bafite ubumenyi. Yego. Okay, murakoze. Kandi dukomeze dusome. Hari ufite hafi Yewe bafite umwabwanjye nabo maze. yabazaga ati ese abanyeshuri isomo ngiro ko mutubwira ko amanota abarwa bahereye mu wa kane hakiyongeraho icya leta gifite ijanisha rito rya 20%, ubwo nasubira mu mwaka utaha ya manota yo mu wa kane kugera mu wa gatandatu ntahinduke hagahinduka gusa icya leta, ubwo ntibizakomeza gutuma abona manota make? Ese ni izihe ngamba mufite ku kijyanye n'ibyo? Uyu muntu baje ikibazo ni umuhanga, asubiye gusibira ariko arasibira mu wa gatandatu. Ayo mu wa gatandatu niyo ashobora guhinduka gusa, ayo mu wa kane no mu wa gatanu ubwo ni yayandi ya mbere hari simbizi. Ikibazo cyumvikana. urakoze cyane. Hari uburyo ibarwa, ni ukuvuga ngo tureba uko yigisha cyane cyane nk'abariya biga mu nderabarezi. Yes, buriya nuko bimeze, buriya gusibira ntabwo umuntu yemerewe kugira ngo wenda agende akore nk'umukandida w'igihe azaza akora ikizamini. Bisaba ko ajya gusibirira ku TTC runaka. Noneho muri uko gusibira ni naho abona wa mwanya wo kugira ngo agere gute akore ya masomo yandi, ya masuzumangiro bajya gukorera mu mashuri asa n'ayasimbura rimwe mu wa kane no mu wa gatanu. Ni ukuvuga ngo agomba kujya kwigira muri TTC kugira ngo abone umwanya wo kuzakora ayo masomo yose ajya ku mashuri, hanyuma azakore na cya kizamini kindi, akora ikizamini ngiro mu kizamini cya leta. So dukora uko ashoboye ku buryo kitaba icyo kizamini gusa, ariko n'amasomo yandi gusura amashuri ajya kungana n'ayo yakoze mu wa kane no mu wa gatanu nayo yakora. Niyo mpamvu tubasaba ko bagomba gusubira kuri TTC. okay. Ni nka bya bintu byo muri kaminuza wimukana isomo Yego ryane kazagira ikora. hanyuma hano yitwa amazina ndabona atashyize ati hari abanyeshuri biga GS Remera Rukoma muri PCM nta manota y'imibare bafite, ati ni class yose. Murakoze. Arakoze cyane. Ubwo icyo cyaba ari ikibazo mwabyanditse GS Remera Rukoma namaze kubyandika. Great, twagisuzuma tukababwira uko kimeze. Yego. So
ndatekereza ko iki kiganiro kigize akamaro gakomeye. nanjye ndimo ndiga abamagana abinubira iyi gahunda ndabona nawe kandi birebye ko ari bifite ubwoba mu biro gutakira ubutumwa nakiriyemo ahangaha bwinshi bashimye uburyo izi mpinduka zirimo ziraza ari nako n'ikiganiro cyanavugaga ndetse n'icyo bizabafasha ati uyu ati muraho neza ndabaza ko impinduka zabaye abacikanwe mu yindi myaka ati ni ayahe mahirwe bafite ari nkanjye isubiza navuga ndahari izi mpinduka zabaye hari abavugaga bati ko mutabateguje ko ari uku bizagenda ngo bitegure hakiri kare bige nk'abazabazwa muri ubu buryo cyangwa bazakosorwa muri ubu buryo umwana abatunguye ngo mwami babibatunguje rwose hari abigaga baregeza akavuga ati kwa subjects ni ziriya nizo nzashyiramo imbaraga ibindi I don't care. niho minisitiri yavuze ngo icyo bashaka ni uko icyo umwana yize ari cyo azasubiza mu kizami aho yaba ari hose tusubire gukomeza kugaruka ku mpamvu kuko ngira ngo nicyo shingiro impamvu ibi byose birakorwa no kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi kugira ngo abana b'abanyarwanda barusheho kwiga bamenye ntabwo ari ukwiga kwigira ikizamini ni ukwiga kugira ngo umenye niyo umuntu avuze ngo nizi bibiri gusa ngo biriya bintu nabyihoreye ngo kuko mutaneguje ko ngomba kumenya wagiye ku ishuri wowe ntabwo baguteguje kumenya ko ugomba kumenya urumva ko hari ikibazo aho ngaho reka rero noneho twese tubimenye n'abanyeshuri babimenye n'abarimu babimenye n'ababyeyi babimenye twese tubimenye ko dushaka yuko ireme ry'amashuri y'uburezi rizamuka none dufashanye dukorere hamwe tugire ibiganiro kugira ngo nyine tubikore tubigereho naho ubundi ntabwo abanyeshuri tuzabaha ubumenyi kugira ngo bageze igihugu kuri vision 2050 perezida yashyizeho nta bundi buryo tuzabigeraho tugomba gukorana tugomba gukorera hamwe kugira ngo abana barusheho kwiga bamenye nicyo nshaka ko niba hari ikindi tuvanye muri ibi biganiro aba aricyo tuvanyemo urakoze bimwe mu byatumaga nigirira za 80% muri segonde nuko n'umuziki nabaga muzi isomo ry'umuziki hano hajemo ikintu kiri delicate ati minisiteri y'uburezi ikwiye gukurikirana kaminuza zigenga zigisha uburezi ati ku byo barimo ati abenshi ibyo barimo no gushakisha amafaranga nta reme ry'uburezi ati ryibereyemo rwose iki kintu gisa ubwa mbere nyumvishe ariko kujya mu kazi wa mwarimu usaba akazi bamukoresha ikizamini ndatekereza kizajya kibatsinda hasito nyine dukurikije iyi system ikizamini cy'akazi kizajya kibatsinda abo izo kaminuza za prive zigisha zikeneye amafaranga zititaye ku ireme ziha abanyeshuri zajya zituma abanyeshuri batsindira ikizamini cy'akazi mbivugiye iki kandi atari igomba gusubiza hano hari abaje ati mwiriwe ndabakurikiye mu kiganiro muri kuganira na minisita wa Belgique ndetse na Deje Vanessa hari icyo bavuze ntumvise neza abanyeshuri barangije TTC bazajya bashyirwa mu kazi nta bizamini by'akazi bakoze mu mbarizi ijambo ryanyu urumva turarekeraho gusoma nkurikije n'ahantu minota igeze kugira ngo ibibazo byombi birahuye nk'uko mwabivuze abarimu iyo barangije bakora ikizamini bamara gukora ikizamini rero nicyo iyo bagitsinze nibwo bashyirwa mu kazi icyo kizamini kigamije kureba ubumenyi bafite bakuye muri training kureba uburyo babikoraho iki kibazo cyerekeranye na TTC zacu twebwe twigisha ukibaza uti kuki umuntu arangiza TTC kandi mukongera mukoresha ikindi kizamini nanone kugira ngo ashobore kujya kwigisha iki turiho turakigaho ubu ngubu bose bakora ibizamini ariko icyo ngicyo natwe twagitekerejeho tubibaza tuti ariko niba twigisha abana bagakora ikizami cya leta bagatsinda kandi bari mu cyiciro cya TTC kuki twongera tukabaza ikindi kizami ubu turiho turareba imibare tureba ibyo biga tureba icyo kizamini cyakozwe kuko mu by'ukuri bose bakagombye gutsinda cya kizamini kuko cyakagombye kuba nk'icyo
bakora barangije bakagitsinda. Ubwo rero urumva ko hari repetition y'ibizamini. So turabyiga tuzababwira ingamba tuzafata mu byerekeye ibyo ngibyo. Ariko ubundi abarimu bose muri iki gihe bafata ikizamini. Ariko nk'uko nabivuze ni ibintu bito turareba dusuzuma ngo tuzabwira ibigezweho. N'abareba barangije muri nursing ntabwo ahitira kujya gutera urushinge. Hari urugaga rw'abaforomo narwo rufite akayunguruzo gakaze k'imyange mitoya cyane bongera bagacishamo na za renimi ziba zihari. Ariko ikizamini cyane iki ngiki tubavuga cya leta, yego, kiramutse ari ikizamini kiduha information zose dukeneye na rwa rugaga rw'abaganga rukavuga ati icyo kizamini ndacyemera, icyabo bagikuraho. Sibyo, reka tugere kuri urwo rwego. Noneho tuvuga ngo umwana urangije muri TTC akaba yakoze ikizamini cya leta na minisiteri zavuga ati ni mu muhakazi kuko turabizi neza yuko ashoboye. Na ya leçon finale twavugaga rya somo ngiro risoza yararyigishije neza kubonamo amanota meza, arajya gukora ikindi kizamini. Turumva ibyo ngibyo byombi nibyo nashaka gukomozaho. Kavuga ngo ahubwo birasa nkaho bituganisha no kuri cya kiganiro kiri tuzagira cyekeranye na statut y'abarimu iriya yasohotse vuba kugira ngo mugeze kuyivugaho. Yo inaganira ku byerekeye uburyo abarimu tuzajya tubakoresha ama examen cyangwa se uburyo bazajya bashyirwa mu bigo n'uburyo bazajya bakurikiranwa ku byerekeye kuzamurwa mu ntera cyangwa se n'abakuru b'ibigo. Ubwo ngira ngo tuzagaruka tuganire kuri icyo kintu bihagije rwose, kuko ubu nta mwanya twabibonera, ariko nabyo biri mu byerekeye ibizazamura ireme ry'uburezi. So hari umuntu wakomeje arahatiriza n'ubwo inota yarenze ntakunda ashobora kuba yatanga ikiganiro atinze ati mwiriwe ndabakurikiye ntabwo mwasubije kuri YouTube live, musubize kuko twabonye itangazo kuri TV1 rivuga ngo umwana wagize 69 nta diplome afite ngo wize muri TVET mudukure mu rujijo. Murabona cya kintu cya 70 twavuze inshuro nyinshi, nasabye ko musobanura tukanashyiraho n'inuza n'urugero hariya. Ariko kandi abantu bamenye diplome ni iki, hari diploma, hari diplome, hari degree, hari whatever, barabivangavanga nubwo zakora isomo ryo kwigisha abantu. So ijambo ni iryanyu bahati. Nagira ngo nanjye nyariko narayibonye kuri X. Mu by'ukuri nyine biraganisha kuri bya bintu nasobanuye. Ubuyu niba ari n'uwayabonye n'uwagize 69 kuri 70 mu isuzuma ngiro mu kizamini ngiro. Iyo rero nkuko nabivuze utabashe kugitsinda neza kuri urwa 70%, ayo wagize andi yose ntabwo tuguha impamyabushobozi. Ntabwo rero umwana wiga TSS wagize 69% atabona certificate, ahubwo wagize hasi ya 70 kuna 69 irimo mu kizamini ngiro mu isuzuma ngiro niwe utabona impamyabushobozi. Naho muri TSS hari n'abafite 55, 56, 50 ariko batsinze ikizamini ngiro kandi bazabona diplome. So Minister Nsengimana Joseph mwagiye musubiza mukurikije ibyo twababajije, ariko wasanga ari ikibazo tutababajije kandi mwashakaga kukivugaho. Umwanya n'uwanya. Murakoze. Nta kibazo, ntabwo nibaza. Cyera wajyaga baduha ibibazo hasi ngo ibaze icyo ushaka kwisubiza. Ntabwo nibaza ngira ngo twaganiriye kuri ibi bintu byose twabiganiriyeho. Ibyo ngarukaho ni ukugira gusa ngo mvuge ku mpamvu n'uyu munsi turiho turaganira n'ibiganiro twagize mbere n'ibyo ndetse n'ibindi tuzagira nyuma. Nuko ibyerekeye uburezi bitureba twese nk'abanyarwanda. Ntabwo rero ikintu kitureba tutabura kukiganiraho. Ni ngombwa ko tukiganiraho, ni ngombwa ko tucyumva kimwe, ni ngombwa ko twakira ibitekerezo by'abanyarwanda kugira ngo tubishyire mu ngiro. Mbere nababwiye yuko n'ibyo twahinduye byavuye mu byo abanyarwanda basabaga. Sibyo rero nasaba ababyeyi cyane cyane kwita ku burezi bw'abana babo.
bakaba bakegera ba mwarimu bakegera abakuru b'ibigo bakababaza umwana wanjye ari arakora ati sobanurira ari arakora neza namufashane niba atakora neza namufashane cyangwa se mwebwe mwamufasha gute niba hari ikintu udasobanukiwe kibaze ukibaze mwarimu ukibaze umukuru w'ikigo ukibaze REB ukibaze NESA ukibaze minisiteri ariko ukibaze kuko muri uko kukibaza bituma natwe turushaho gukora neza kandi niba hari ikintu nawe wumva yuko genda kitakozwe neza tanga igitekerezo turashaka gufungura ku buryo ibi biganiro bihoraho tubyumva kimwe kuko iyi nshingano nk'uko nabivuze mbere ni yacu twese so nicyo ngicyo nashaka kongera mu biganiro twagiranye kandi murakoze ikibanzirizo cya nyuma ntagenda ntabajije wihangane bantege kuko kiratangaje ati mwiriwe minisita yitaye ku bantu bashaka gukomeza za kaminuza ariko ntiyitaye ku bashaka kujya mu yindi mirimo nko mu ngabo z'igihugu n'iyindi idasaba amanota menshi ingabo z'igihugu bagomba kujyamo abantu babazwa cyane minisita agisubize oya rwose ntabwo umuntu wese agomba kujya muri kaminuza nta nubwo udashatse kujya muri kaminuza ntawe uzabigufungira ariko niba urangije segonderi hari ibyo ugomba kuba warize nibyo ngewe nshishikarijeho ibyo twemerera ababyeyi ko uzaba warize dushaka ko tunabereka ko wabyize kandi ubu ngubu hari igihe ugenda ugasanga hari abana bashatse kujya muri RDF mu ngabo ariko babakoresha ibizamini bagatsindwa ugasanga batabona na ba bandi bashaka kujya muri RDF cyangwa se mu yindi mirimo kandi ntabwo ingabo n'ibi bice bindi ntabwo bashaka abantu babaswa bashaka nabo abantu bamenye nicyo gituma babakoresha n'ikizamini batari abanebwe koko kubona amanota make ni ikimenyetso cy'umunebwe so ntabwo ari uwo kuvuga ngo level tuyigabanye kugira ngo abana bazajye hano cyangwa bazajye hariya oya hari ibyo abanyeshuri bagomba kumenya barangije amashuri yisumbuye cyangwa segonderi icyo tuvuga ni uko ibyo bintu bazarangiza babizi nicyo dushishikarije kugira ngo babimenye hanyuma noneho bahitemo aho bajya muri kaminuza bajya muri RP bajya ahandi ariko bagende ubwo bumenyi babufite nicyo dushishikarije turabashimiye cyane reka dusoze bahati hari icyo ushaka kurenzaho iyo bose amaze kuvuga ntabwo ntacyongera bose avuga ko adashaka kwitwa bose so icyo twakoze ikiganiro urubuga rw'itangazamakuru reka dushimire abatumirwa bacu banajya bashimira intekerezo ko aribwo byaryoha reka rero mbashimire mwatuganirije byinshi kandi twasobanukiwe ibitekerezo birashyiramo biraza ariko si n'ubwa mbere bwa nyuma tuganiriye n'ubundi muzagaruka cyane ko muri izi mpinduka nabonye ko sustainability y'izi mpinduka ni uko muzakomeza kubibwira abaturage ababyeyi abarezi natwe abanyamakuru tugafashanya kugira ngo tubibwire abadukurikiye reka mbashimire cyane ku mwanya mwaduhaye ndetse n'uburyo mudusobanuriye ngewe ubwanjye ndanyuzwe kugira ngo n'abadukurikiye nabo banyuzwe cya kizamini bashaka ko bagukoresha bakireke ntabwo ari ngombwa kuko nabonye eshatu mu cya leta sinzi ko wakongera ngo nkoreshe ikizamini reka mbashimire cyane rero ku mwanya mwaduhaye nanabifuriza kugira ibihe byiza usahiye umusozi kiganiro urakoze reka mvuge amazina tugushimira cyane Dr Bahati Bernard umuyobozi wa NESA ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'amashuri n'ibizamini birumvikana mwakoze cyane nyakubahwa minisitiri w'uburezi honorable Joseph Nsengimana mwakoze cyane abadukurikiye mwese muri abantu beza cyane imana naho gutaha mukomeze mugire ibihe byiza bye